Si buri munsi wumva inkuru y'umugore winjiye mu gisirikare akiga engineering kandi agakora mu rwego rw'indege za gisirikare. Liyetona Giselle Iradukunda ni umwe mu bagore bake bashoboye kunyura inzira igoranye bakayitsinda. Uyu munsi ni icyitegererezo ku rubyiruko, cyane cyane b'abakobwa bafite inzozi zikomeye. Yari umukobwa usanzwe ariko wifitemo inzozi zikomeye. Nubwo ababyeyi be n'inshuti batumvaga impamvu yo kwinjira mu gisirikare, we yahisemo kubikora kubera urukundo afitiye igihugu. Muri 2020 yinjiye muri Rwanda Military Academy IGAKU, aho yakoze imyitozo ikomeye ya Officer Basic Training. Yize Mechanical Engineering muri Kaminuza y'u Rwanda, abifatanya n'amasomo ya gisirikare. Nyuma yo gusoza amasomo muri 2020 yahawe ipeti rya Sultan. Kuri ubu yambaye imyambaro igaragaza ipeti rya Liyetona, bityo bikemeza ko yazamuwe mu ntera nyuma y'icyo gihe. Aha niho hatangira urugendo rudasanzwe rwa Liyetona Giselle Iradukunda nk'umusirikare n'umutekinisiye mu rwego rw'indege za RDF. Yari GD Rwanda, naho utaha.